Baramutse dushima Imana kuri iki gitondo cyiza twongeye kugira cy'uyu munsi, aho tugiye gusangira ijambo ry'Imana. Iringiye ko Imana amaze gutegura imitima yacu kugira ngo dushobore kwakira ijambo ryayo atugeneye uyu munsi. Tudatinze rero reka dusome muri Bibiliya. Turasoma uyu munsi mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 16 duhereye ku murongo wa mbere. Itangiriro igice cya 16 turasoma duhereye ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 16. Haranditswe ngo Sarayi umugore wa Aburamu ntibari babyaranye, kandi yari afite umuja w'umunyagiputakazi witwaga Hagari. Sarayi abwira Aburamu ati, dore Uwiteka anyimye urubyaro, ndakwinginze gira umuja wanjye inshoreke, ahari nzabonera urubyaro kuri we. Aburamu yumvira Sarayi. Nuko Aburamu amaze imyaka 10 atuye mu gihugu cy'i Kanani, Sarayi umugore we ajyana Hagari umunyagiputakazi umuja we, amukingira Aburamu umugabo we. Aryamana na Hagari asama inda, abonye yuko asamye inda bimusuzuguza nyirabuja. Sarayi abwira Aburamu ati, guhemurwa kwanjye kube kuri wowe, ko nashyize umuja wanjye mu gituza cyawe. Maze abonye yuko asamye inda biramusuzuguza. Uwiteka abe ari we uducira urubanza, wowe nanjye. Aburamu asubiza Sarayi ati, dore umuja wawe mwitegekere, umugire uko ushatse kose. Sarayi amugirira nabi, nawe aramuhunga. Maze Uwiteka abonekera mu butayu, marayika w'Uwiteka abonekera mu butayu ari hafi y'isoko yo mu nzira ijya ishuri. Aramubaza ati, Hagari umuja wa Sarayi, urava ukajya he? Aramusubiza ati, mpunze mabuja Sarayi. Marayika w'Uwiteka aramubwira ati, subirayo kwa nyokobuja, wemere ibyo akugirira. Marayika w'Uwiteka arongera aramubwira ati, nzagwiza cyane urubyaro rwawe rwe kubarika. Marayika w'Uwiteka arongera aramubwira ati, dore uratwite uzabyara umuhungu, uzamwite Ishimayeli, kuko Uwiteka yumvise kubabazwa kwawe. Hagati y'abantu azamera nk'imparage, azagira undi muntu wese umubisha we, n'abandi bose bazamugira umubisha wabo. Azatura imbere ya bene se bose, ahimba Uwiteka wavuganye nawe izina ati, uri Imana ireba. Ati, mbese indeba nayiboneye na hano? Niki cyatumye rya riba ryitwa iriba rya Lahayi Royi, riri hagati y'Ikadeshi n'i Beredi? Aburamu abyarana na Hagari umuhungu. Aburamu yita umuhungu we Hagari yabyaye Ishimayeli. Aburamu yari amaze imyaka 86 avutse ubwo yabyaranaga na Hagari Ishimayeli. Dusomye kugeza ku murongo wa 16. Mu gihe tuzi neza umutima w'Imana, biroroshye cyane ko twabaho mu buzima bw'umwuka, ariko bitari kubaho mu buzima bw'umwuka gusa mu magambo cyangwa se mu bumenyi, ahubwo mu buzima bufatika. Kugira ngo tubashe kubaho neza mu buzima bw'umwuka nk'uko bikwiye, tukabaho twishimye. Ijambo ry'Imana rivuga ngo mwishime iteka, musenge ubudasiba, kandi ngo mu bibaho byose muhore mushima ko Imana ari cyo bashakaho muri Kristo Yesu. Ni ukuvuga ngo muri ayo magambo makeya aradusobanurira neza umuntu ufite imiterere y'umuntu ubayeho ubuzima bw'umwuka neza nk'uko bikwiye. Ikintu cya mbere iravuga ngo twishime. Ese mu buzima bwawe kweri urishimye uvugishije ukuri? Wibwije ukuri n'umutima wawe koko wishimye iteka ryose? Ko biravuga ngo mwishime iteka ryose. Iri jambo iyo turyumvise turyibeshyaho cyane, tukibaza ese byashoboka bite ko nakwishima iteka ryose? Ese nabaho nta kintu kimbabaje? Nabaho nta kintu na kimwe kintengushye mu mutima wanjye? None bishoboka bite ko nakwishima iteka ryose? Ariko Bibiliya ivuga ngo mwishime iteka. Ntabwo ari ukwishima igihe kimwe na kimwe cyonyine gusa.
Rero iri jambo iyo turitekerejeho, ikibazo gikomeye gihari ni uko twe turyumva mu buryo bw'abantu. Ukwishima uvuga n'ukwishima Imana ivuga biratandukanye. Igituma Imana ivuga ngo nimwishime iteka, ni ukubera yuko yamaze kuduha uwo mutima wo kwishima iteka ryose. Uwo mutima rero tugomba kuwushaka, tugomba kwiga uburyo nagira umutima ushima iteka ryose. Ntabwo ari njyewe ubyishyiramo. Wowe ugerageje kubyishyiramo, byumvikane yuko ntabwo wabishobora. Ariko nk'uko tumaze kubyiga, iyo Imana ivuze ikintu, mu ijambo ry'Imana harimo imbaraga zo gusohoza cya kintu yavuze. Ibiri mu isi byose ni uko byaremwe. Bimubona bihambaye byose, yaba izuba rinini cyane, yaba iyi si yose turiho, byaba ikirere, byaba imigezi, byaba inyanja, biravuga ngo Imana yaravugaga hanyuma bikaba. Ntabwo isi yigeze igerageza gushakisha amazi hirya no hino ngo yakusanye ngo yashyire hamwe kugira ngo inyanja igire ite ivuke, ahubwo Imana yarategetse gusa ngo nuko biraba. Icyo twigira muri Bibiliya mu kwizera ni uko mu ijambo ry'Imana harimo imbaraga zo gusohoza ibyo Imana yavuze. Igihe yabwiraga Petero ngo nzakugira umurobyi w'abantu, ese byarangiye Petero abaye umurobyi w'abantu cyangwa ntiyabaye umurobyi w'abantu? None ko Satani yamushutse, Satani akamuyobya, ese byarangiye Satani ari utsinze cyangwa byarangiye Imana ari itsinze? Aho ngaho harimo isomo rikomeye cyane. Icyo Imana ivuze cyose, Imana niyo yirengera ibyo ivuze kugira ngo ibisohoze. Mu ijambo ryayo rero ntabwo ari ijambo bugambo cyo kimwe nk'ay'abantu, ahubwo muri ryo harimo imbaraga zo gusohoza ikitegetse. Rero iyo Imana ivuze iti mwishime iteka, nuko muri rya jambo iduhaye dushoboye kuryakira mu mitima yacu, ririmo imbaraga zo gutuma twishima iteka ryose. Ariko nyamara bitewe n'uko ijambo ry'Imana tutaryakira mu mitima yacu, ahubwo turyakira mu bumenyi gusa, ikindi gihe tukibeshya yuko kubera ko naryumvise naryakire mu mutwe wanjye ndetse nkinaryibuka nshobora kurisubiramo, ukabyitiranya no kuryakira. Kumenya ijambo ry'Imana no kwakira ijambo ry'Imana ni ibintu bibiri bitandukanye. Muri mwebwe nta muntu utazi Mercedes Benz. Kuyimenya mu mutwe wawe no kuyitunga biratandukanye. Uyizi mu mutwe we, nubwo yazi ibiyigize byose, n'uburyo ikora, n'uburyo iramba, n'uburyo ikomeye, n'uburyo ari nziza, ariko ntacyo bimumarira. Ni ukubimenya gusa nk'ubumenyi, ariko wa wundi uyitunze niwe uzi akamaro kayo. N'ijambo ry'Imana ryo nicyo kimwe. Ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana hariho hagati yo kuryakira mu bumenyi bwawe ukarimenya, hari no kuryakira mu mutima wawe ukarikoresha mu buzima bwawe bwa buri munsi. Igituma rero Imana itubwira ngo twishime iteka ni uko umuntu ubaho ubuzima bw'umwuka neza mu mibereho, ariko bitari mu bumenyi gusa, igihe cyose ahora yishimye, utitaye ku bihe uko byaba bimeze. Ibihe naho byaba ari bibi, arishima mu bihe bibi. Niyo mwarumvise ubuhamya mwene data yatugejejeho mu byumweru bike bishize, nubwo yarwaye kanseri, ariko mu mutima we yari atekanye, mu mutima we yari yishimye. None ibyo byishimo biva hehe? Bene ibyo ngibyo ntabwo bituruka mu muntu, ahubwo bituruka muri za mbaraga z'ijambo wakire mu mutima wawe, nizo zikubyarira ibyo byishimo. Kubw'iyo mpamvu rero, mu gihe uzi neza umutima w'Imana, kwizera Imana biroroshye cyane. Ndetse nawe udashaka kuyizera, ntandi mahitamo wagira usibye kugira gute? Kuyizera. Nubwo waba wanga Imana, nubwo waba wanga ijambo ryayo, ukanga guterana, ukanga itorero, ukanga bene data, ukanga umugaragu w'Imana, ariko ushoboye kwizera ijambo ry'Imana mu mutima wawe, apana mu bwenge bwawe, byumvikane neza yuko rya jambo ry'Imana rizabasha gukorera mu mutima wawe no mu buzima bwawe, kandi rizatuma koko ibyo Imana yavuze bisohora, kubera ko muri ryo harimo imbaraga zo gusohoza ibyo Imana yavuze. Nicyo gituma mvuze nti nawe udashaka kwizera ijambo ry'Imana, kubera ko wamaze kuryakira mu mutima wawe, ubwaryo rizakuyobora hehe? Muri kwa kwizera. Umuntu ariye uburozi
abishaka bwa burozi bumugwa nabi, sibyo? Naho uburiye atabishaka we ntabwo bwamugwa nabi, nawe bwamugwa nabi, sibyo? Ni ukuvuga ngo uko waburya kose, waba burya ubuzi, bwa burozi buza kugwa nabi. Wanaburya utabuzi cyangwa se utanabishaka, ni hahandi nabwo bugira gute, burakora mu mubiri wawe kandi bukakugirira nabi, bukonona amagara yawe. N'ijambo ry'Imana ushoboye kuryakira mu mutima wawe, nawe waba uryanga, nawe waba udakunda ubuzima bwo kwizera, ariko ushoboye kuryizera mu mutima wawe, ryabasha gukora imirimo ikomeye cyane mu mutima wawe. Kubera iki? Niba mubyibuka neza, mwiga ubutumwa bwiza, bababwiye neza yuko amaraso ya Yesu Kristo yonyine gusa ahagije mu kutwezaho ibyaha byacu. Uko niko kwizera guhuza n'ijambo ry'Imana. Bisobanuye ngo nta ruhare rwawe na rukeya rukenewe mu kongerwamo. Ibikorwa bya Yesu byonyine gusa birahagije. Ibyo dukoreye ku musaraba birahagije mu kutweza burundu. Ibyo wakoze byose kera, ibyaha ukora uyu munsi, iyo ni ibyaha uzakora mu gihe kizaza kuko uzabikora n'ubundi uracyafite intege nke. Ibyo byose Yesu yamaze kubyeza ku musaraba binyuze mu rupfu rwe n'amaraso ye. Nicyo gituma rero wowe ntabwo usabwa kongeraho akawe. Nta ruhare rwawe na rukeya rukenewemo. Ugerageje kongeraho uruhare rwawe, waba urimo konona umurimo w'Imana. Ni nacyo kimwe rero nuko mu gihe twakira ijambo ry'Imana, twaba tubishaka cyangwa se tutanabishaka, ijambo ry'Imana ryo ribasha gukora, kuko kugira ngo rikore ntabwo hakenewemo uruhare rwawe. Ahari wibaza ko ibyo ngibyo ari byo mu butumwa bwiza gusa, ari byo mu gakiza, ariko nyuma yo kwakira agakiza urimo kubaho imibereho ya buri munsi, wumva ko aho ngaho uruhare rwawe rukenewe. Siko bimeze? Kugira ngo mbeho nishimye, ntabwo nakwiyicarira gusa. Ibi byatumye abantu benshi bava mu itorero, abandi bava mu ishuri rya misiyoneri, abandi baheba umurimo w'Imana bakoraga, ko bumvaga yuko ibyishimo byabo no kunezerwa kwabo mu buzima bizaturuka mu byo bikoreye. Benshi bajya hanze mu isi, benshi baheba ijambo ry'Imana, bajya gushaka bya byishimo, ariko aho bagiye kubishaka ndahamya neza 100% yuko ntabyo babonye. Ntabwo wajya gushakira ikintu aho kitaba ngo birangire ukibonye, kubera ko Satani niwe udushuka. Ibyishimo biri hehe? Ibyishimo biri aha ngaha mu ijambo ry'Imana, ko Imana yategetse ngo mwishime iteka. None Imana niba ari umuremyi, kandi mu ijambo ryayo tukaba tubonera ibyishimo byo kwishima iteka ryose no mu magorwa, mu gihe uhunze ijambo ry'Imana ugiye kure yayo, ibyo byishimo koko uzabikora hehe? Satani aratubeshya, abantu bagata isoko y'ibyishimo, bya byishimo bakajya kubishakira ahandi, ariko bikarangira nabwo batabibonye. Nicyo gituma abavandimwe, burya mu buzima bwacu bw'umwuka ntabwo dukeneye ibintu bihambaye, ntabwo dukeneye ibintu bigoye. Icyo dukeneye ni kimwe cyonyine gusa: kwiga uko twakwizera ijambo ry'Imana mu mitima yacu, apana mu bumenyi bwacu. Mwa bantu mwe, nubwo mvuga gutya, iyo ntera ni intera ndende cyane. Intera yo kuva mu mutwe wacu, mu bwenge bwacu, kugera mu mutima wacu, ni intera ndende cyane, irenze cyane ibyo ushobora kwibwira. Kandi muri iyo nzira harimo imitego myinshi y'umwanzi Satani adutega kugira ngo abuze ijambo ry'Imana gutura no kwizerwa hehe? Mu mitima yacu. Nicyo gituma iyo ijambo ry'Imana twaryumvise, twarimenye, twanarifashe umutwe, dushobora kurisubiramo, duhita tunyurwa nabyo, tukumva yuko twagize gute, tukumva yuko byarangiye. Ariko niba byarangiriye aho ngaho, nibyo koko mu mutwe niho ribanza guca, kubera ko tubanza kuryumva, ariko riguma no kugira mu mutima, rikirukanamo ibitekerezo byose bitandukanye naryo, rigatura mu mutima wawe ryonyine gusa. Nicyo gihe ryabasha kwera imbuto nyinshi z'imirimo y'Imana mu buzima bwawe. Icyo nicyo gihe nabwo wuca mu magorwa wakwishima, nawe wawuca mu bihe bikomeye wakwishima, kubera ko ijambo ry'Imana niryo riganje mu mutima wawe, niryo rikuyoboye mu mutima wawe. Rero njyewe iki kintu nakimenye ntinze, nicyo gituma igihe cyinshi nabagaho, kubera ko mba mu itorero nsoma Bibiliya buri munsi, riga ijambo ry'Imana buri munsi, amagambo amwe n'amwe nkaza kuyamenya,
ariko nza kunyurwa gusa no kuba nyazi, sinakwita ku byo kwiga ibyo kwizera. Ariko burya ntacyo bimaze na gito. Ijambo ry'Imana nawe waba utarizi neza, ariko ushoboye kwizera rimwe ryonyine gusa ukaryizera nk'uko bikwiye, rizagukorera imirimo ihambaye mu buzima bwawe. Aho twasomye mu Itangiriro igice cya 16, Imana nubwo yabwiye Aburahamu ndetse na Sara iti nzabororotsa nzabagwiza cyane kandi muzaba sogokuruza w'amahanga menshi, ariko iryo jambo ryasigaye gusa mu mutwe wabo, bakomeje kuryibuka ko Imana yababwiye gutyo, ariko nta cyicaro ryari rifite mu mitima yabo. Niyo mpamvu umurongo wa mbere w'Itangiriro igice cya 16, Sarayi umugore wa Aburamu ntibari babyaranye, kandi yari afite umuja w'umunyegiputakazi witwaga Hagari. Sarayi abwira Aburamu ati dore Uwiteka anyimye urubyaro, ndakwinginze gira umuja wanjye inshoreke, ahari nzabonera urubyaro kuri we. Aburamu yumvira Sarayi. Itangiriro igice cya 16. Guhera mu Itangiriro igice cya 12, buri gice cyose usoma Imana ikomeza guha Aburamu amasezerano. Va mu gihugu cya so, uve mu nzu ya so, ujye aho nzakwereka. Nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzakogeza cyane, uzaba umugisha, uzaguhesha umugisha wese azawubona, uza kuvuma wese azawubona. Mu gice cya 13 Imana yongeye kumusohora hanze kandi ati ubura amaso yawe urebe mu kirere hejuru, niba inyenyeri wabasha kuzibara. Niba bibaza ko babasha kuzibara, n'urubyaro rwawe narwo uko niko ruzangana. Mu gice cya 14, mu gice cya 15 hose Imana yakomeje kwibutsa Aburahamu na Sara isezerano. Ariko mu gice cya 16 aha tugeze, turabona neza neza amagambo ava mu mutima wa Sara ayariyo. Na yahe? Mu murongo wa 2, Sara abwira Aburamu ati dore Uwiteka yanyimye urubyaro. N'abantu mwereka mbabazi ikibazo kimwe. Ese Sara yari azi isezerano ry'Imana? Ese amagambo Imana yababwiye yarayazi? Yego yarayazi koko, kubera ko yarayumvise. Uzaba sekuruza w'amahanga menshi, uzabyara umwana w'umuhungu. Ibyo ngibyo yarabizi, ariko ikibazo byari byarahagamye hehe? Mu mutwe we gusa. Yarabizi nk'amakuru, yarabizi nk'ubumenyi, ariko ahanga turabona neza neza ikiri mu mutima we icyo ari cyo. Icyo ni ikihe? Uwiteka yanyimye urubyaro. None bavandimwe, iri jambo ryavuye hehe? Ese Imana yigeze imubwira ko yamwimye urubyaro? Hari ahantu na hamwe wigeze usoma muri Bibiliya Imana imubwira iti Sara uzapfura inshike, uzapfura ingumba, ntabwo uzabyara umwana? Uretse Imana kumubwira, ese hari n'undi Imana yigeze imutumaho byibura ngo amubwire atyo? None ibi bitekerezo byavuye hehe? Nta handi bishobora guturuka, kubera ko igihabanye n'ijambo ry'Imana cyose kiva ku mwanzi Satani. Ariko turibeshya ngo ni ibitekerezo byanjye, ni njye wibwira gutya, ni igitekereza gutya, ariko ibitekerezo byanjye ntabwo bibaho. Twebwe tumeze nk'iri cupa. Iri cupa uzarihimba izina bitewe n'ikirimo mo hano imbere. Iri cupa rizaba ikintu kanaka bitewe n'ikirimo hano imbere. Ubu aka kanya bitewe nuko harimo amazi, mbabaje ni iki n'iki mwese muravuga muti ni amazi. Hano harimo amata, umuntu akabaza ati se icyo n'iki cyo ufashe? Ntabwo uvuga uti ufashe icupa, ahubwo uravuga uti ufashe amata. Harimo fanta, bakubwira ati ufite iki mu ntoki? Ntabwo uvuga uti mfite icupa mu ntoki, uravuga uti mfite fanta mu ntoki. Byumvikane ko izina ryayo cyangwa se icyo ari cyo bizaterwa n'ikirimo hano imbere. Wowe ndetse nanjye rero tumeze nk'iri cupa, bitewe n'ikiri muri twebwe, mo indani muri twebwe dushobora kuba abantu b'Imana cyangwa se abantu ba Satani. Sara aravuga ati Uwiteka yanyimye urubyaro. Nyuma y'igihe kinini cyane Imana imuha isezerano imwibutsa yuko yamugize nyirakuruza w'amahanga menshi. Ariko ibyo nubwo yari abizi, byahagamye mu mutwe, mu mutima hari harimo ikindi kindi. Bavandimwe, twese uko twizera Imana koko. Iyo nsomye Bibiliya, nkasoma ubuzima bwa Sara,
mbasha kubona ko neza Imana yabonye ubuzima bwacu ibwandika mbere bitaraba. Abenshi mu bantu n'abakristo tubaho ubuzima bw'umwuka, uko niko twizera Imana. Ijambo ry'Imana urarizi. Aho muri Good News Mission nta kuntu utamenya ijambo ry'Imana. Nubwo waba rwose uri umuswa, nubwo waba byibura uko biri kose, umenya inzira y'ukwizera nyako iyo ariyo. Niba waramaze iminsi uterana wumva ijambo ry'Imana. Ariko ikibazo ntabwo tuzi ko ari intera yindi yo kugira ngo rya jambo ry'Imana twumvise, twamenye, twafashe mu mutwe rimanuke rive mu mitwe yacu rigere hehe? Mu mitima yacu. Aho ribasha kwirukana buri gitekerezo cyose kitubwira ngo Uwiteka yanyimye urubyaro. Ibi byitwa amagambo yo kutizera. Hanyuma ikindi tutazi nuko ijambo ry'Imana ni imbuto ibasha kweraho imbuto nyinshi cyane. Ni nako ijambo ry'umwanzi, ryo jambo ryo kutizera, naryo ni imbuto ibasha kwera imbuto zo kutizera. None nyuma yo kuvuga ngo Uwiteka yanyimye urubyaro, hakurikiyeho iki? Uwo mutima yabanaga nawo wabyaye iki? Nta kindi wabyaye. Kadukomeze dusome umurongo wa 2. Sarayi abwira Aburamu ati, dore Uwiteka yanyimye urubyaro, ndakwinginze gira umuja wanjye inshoreke, ahari nzabonera urubyaro kuri we. Ibi ngibi ni imbuto z'umutima yabanaga nawo. Iteka ryose iyo tubonye imbuto tubasha kumenya ingemwe yatewe iyo ariyo. Kubwo kubona umutima Sara yari afite, nta kabuza icyagomba gukurikiraho ni ukugira nyine imbuto nk'izo ngizo. Kubera ko umutima wamaze kwanzura ko Uwiteka amwimye urubyaro, nicyo cyatumye abwira Aburahamu ati, enda ndakwinginze gira umuja wanjye inshoreke, ahari nzabonera urubyaro kuri we. Ngo Aburamu yumvira Sarayi. Bavandimwe, ntago dushobora kubona imirimo y'Imana gutyo gusa kubw'impanuka. Ntabwo imirimo y'Imana iza gutyo gusa byo kubahatisha. Mu buzima bw'umwuka naho harimo urutonde, harimo gahunda. Ntago ari ukubyuka gusa ngo Imana yapfa kumugisha gutyo gusa, ndabona imirimo y'Imana gutyo gusa mu kirere. Hariho inzira igomba gucamo. Intambwe ya mbere ni ukubanza kumva ijambo ry'Imana. Intambwe ya kabiri, ibitekerezo bihabanye na rya jambo ry'Imana byose ngomba kubijugunya kugira ngo rya jambo ry'Imana ryakire mu mutima wanjye. Iyo ntera ntabwo Sara yari bwayicemo ahangaha. Kuko kuvuga ati Uwiteka yanyimye urubyaro, nuko icyo gitekerezo yagihaye umwanya mu mutima we, ntabwo yigeze kirukana mu mutima we. Bavandimwe, uruhare rwacu, umurimo wacu Imana idukoresha cyangwa se dukoreramo ni uguca no kujugunya ibitekerezo bihabanye n'ijambo ry'Imana. Uko niko gukebwa. Gukebwa Aburahamu yategetswe gukebwa no gukeba umuhungu we, nta kindi ni ukujugunya ibitekerezo bya kamere ye. Nicyo bisobanura mu buryo bw'umwuka. Gukeba ngo uruhu rw'icyo yambariyeho mu buryo bw'umwuka ni ukujugunya ibitekerezo, imyumvire ihabanye n'ijambo ry'Imana, iva muri kamere y'umubiri wacu. Uwiteka yanyimye urubyaro. Yego, kwiyumvira gutyo ni bisanzwe, nta nicyo bitwaye. Ariko ikibazo ni ukubyizera ukabigira ihame mu mutima wawe. Ntawakubeshya ngo ibitekerezo bibi cyangwa se byo kutizera ntibizabura kuza muri wowe. Oya, kereka Satani atariho. Kandi ari umwuga we, kandi ari ku kazi ke, kandi utunze kamere ye muri wowe, byanze bikunze ibyo bitekerezo urabigira. Ariko ikibi ni ukugira gute? Ni ukubyizera ukabyubakiraho. Ushobora kubigira yego, ariko abantu bafite sanse z'umwuka bashobora kubyirukana mu mitima yawe. Nta mutima wagira ukumbwira ko Uwiteka yanyimye urubyaro. Hoya, ariko ijambo ry'Imana soko rivuga. Imana yavuze yuko izampa urubyaro. Imana nta kinanira. Igihe cyose ngihumeka, Imana izashobora kumpa umwana w'umuhungu. Satani ibyo umbwira sibyo. Ntabwo nakunda ko Hagari ahura na Aburahamu. Aburahamu ni umukozi w'Imana, afite isezerano ry'Imana. Icyo gitekerezo rwose ntabwo nkemera.
uko niko ushobora kwirukana igitekerezo gihabanye n'ijambo ry'Imana kugira ngo ijambo ry'Imana riture ryonyine gusa mu mutima wawe. Muribuka neza umugani w'umubibyi? Umugani w'umubibyi Yesu yavuze imirima y'ubwoko bune. Umwe muri yo yavuze umurima ngo wari urimo amahwa. Mu gihe umubibyi yabibaga imbuto, mu gihe imbuto zagwaga mu murima urimo amahwa, ngo amahwa ngo yarakuze aniga ya mbuto, nuko ya mbuto ntiyashobora kumera. Habibaza ko Yesu yapfuye kubivuga gutyo gusa atari ibintu bibaho. Mu gusobanura uwo mugani Yesu yaravuze ati abameze ngo nk'izaguye mu murima urimo amahwa ngo nabumva ijambo ry'Imana ngo maze ngo ibihendo ngo by'isi ngo sinzi ngo n'irari ngo ry'ibyutunzi ngo rikaniga rya jambo ngo nirikure hehe, ntirikurire mu mutima we. Mwibaza ko Yesu yacaga umugani gusa ibyo bintu bitabaho? Biba mu buzima bwacu umunsi ku wundi. Ntabwo ko wumvise ijambo ry'Imana ariko urigumana mu mutima wawe. Ugomba kumenya ko kugira ngo urigumane mu mutima wawe hari intera bigomba kubanza gucamo. Kuko umuhinzi ajya guhinga akabanza akabagara umurima, agakuramo urwiri rwose, agakuramo ibigunda byose biri mu murima. Burya nta kindi abikorera kugira ngo ya mbuto nziza ateye mu murima we ibashe gukura yonyine gusa. Mu mugani w'umubibyi Yesu Kristo nawe yaduhishuye iryo banga. Umurima nicyo kimwe n'umutima wawe. Ariko ntabwo upfa gufata imbuto ngo uyinyenyegeze mu murima uko wakabaye gutyo gusa utabanje kuwuhingira ngo utegure ubutaka, utwike ibihuru byose birimo, ubiteme, ubikuremo amabuye uyigize ku ruhande kugira ngo utegure ubutaka bwiza ya mbuto izabasha gukuriramo. Burya abona imirimo y'Imana, abagira ubuhamya mu buzima bwabo, abahora bishimye iteka ryose, baraciye muri izo nzego zose. Bavandimwe, nicyo gituma twiga ijambo ry'Imana. Ibi mbabwira mubyumve neza kandi utangire ubyaplike mu buzima bwawe. Ntakiri isezerano ry'uko ndi uwa mbere, ariko nyuma y'uko ryakiriye mu buzima bwanjye bwa buri munsi ndi kubaho, hari ibitekerezo byinshi mbona rwose bigereka ko ntashobora kuba uwa mbere. Hari byinshi mbura rwose. Rwose iyo nirebye mbona ncitse intege, aho nimvira ko bitazabaho. Iyo ntera igomba kuba ugomba kuyitegura. Ariko se witeguye guhingira umurima wawe no kubagara kugira ngo ibitekerezo by'urucantege, ibyo kutizera byose ubirandure, ubikure mu mutima wawe? Sara muri iki gihe ntabyo yari yakoze. Nicyo gituma yavugaga amagambo yo kutizera ashize amanga. Mu bisanzwe ugomba gushira amanga uvuga ijambo ry'Imana, sibyo? Ariko ijambo ry'Imana ritumvikana mu bwenge bwawe urabitinya, ahubwo ugashira amanga uvuga ibyo kutizera. Uwiteka yanyimye urubyaro. Iki kintu ni ikintu kibi cyane, n'uburozi. N'uburozi mu mutima we, kubera yuko byanze bikunze kigomba kwera imbuto zo kutizera. Igihe atagikuye mu mutima we, igihe atagiciye ngo akijugunye kure cyane, isezerano ry'Imana aba ariryo yibuka, aba ariryo yizera, byanze bikunze iri jwi ryo kutizera rigomba kubyara ishyano, rigomba kubyara akaga mu buzima bwe. Kandi kuko bidatinze byahise bibaho. Ati umurongo wa 2 hagati, ndakwinginze gira umuja wanjye inshoreke, ahari nzabonera urubyaro kuri we. Urabona neza yuko kwa kutizera ako kanya kwahise kubyara imbuto zako. Bavandimwe, mu buzima bwacu ntitukiryamire gusa ngo twitege ngo imirimo y'Imana izazingweho, nzabona ubuhamya bw'imirimo y'Imana. Igihe cyose bitangirana no kwizera ijambo ry'isezerano ry'Imana. Ijambo ry'isezerano rya shinga imizi gute mu mutima wawe? Ngomba kubanza nkirukana ibitekerezo byose bihabanye na rya jambo. Ibitekerezo bya kamere Satani ashyira mu mutima wanjye ngomba kubitema, nkabita kure cyane. Nicyo gihe ijambo ry'Imana rizakorera mu mutima wawe byikoze. Niringiye yuko bavandimwe twatekereza ku buzima bwacu, twatekereza ku mitima yacu, hanyuma twige neza kwizera ijambo ry'Imana mu mitima yacu, ntitunyurwe gusa no kuba twaryumvise tukaba tukiryibuka,
rikaba rikiri mu mitwe yacu. Ibyo ngibyo ntacyo byatumarira habe na busa. Mu gihe cya Yesu, abatarizeraga Yesu, abataranamwemeraga, bari bazi ibye neza neza. No mwibuka neza abanyabwenge, umwami Herode yabajije ubwo Yesu yavukaga. Abanyabwenge bavuye iburasirazuba, bayobye, batazi aho bahurira n'umwana wavutse, bayobera kwa Herode. Herode akimara guhamagara abanyabwenge be, ako kanya nta no gutekereza, nta no gukekeranya, akimara kubabaza ati ese byanditswe hehe yuko umwana azavuka, azavukira he? Ako kanya bati ni Betelehemu. Hehe? Ni Betelehemu i Galilaya, i Yudaya. Ngo niko byanditswe ngo n'abahanuzi. Bibiliya yose bari bayizi mu mutwe. Amagambo avuga kuri Yesu bari bayazi neza cyane, nta no gukekeranya. Ariko ikibazo, ntawashoboraga guhaguruka ngo ajye kumuramya. Icyo gitangaje. Ari Farawo yarabyumvise, ari abanyabwenge be bari babizi, bari bazi ko umwami yavutse, umucunguzi w'isi yavutse, ariko nta n'umwe muri bo ashobora gutinyuka ngo ahaguruke ajye kumuramya, ajye kumwakira. Yesu uvukiye mu isi, kujya kumusanganira, kujya kumwakira, bishushanya kumwakira mu mutima wawe, kura mwishimiye. Wishimiye umwami w'agakiza kawe, umukiza w'ubugingo bwawe, ariko ninde wagiye kumwakira muri bo? Nta n'umwe. Nubwo ibyo bari babizi neza cyane kurusha n'abanyabwenge. Ese igitangaza cy'uko waba uri aha ngaha, ijambo ry'Imana ryose urizi neza pe, ushobora no kuryigisha kurusha n'abandi, ariko utaryizera mu mutima wawe. Niringiye yuko Imana yadufasha tukarenga iyo ntambwe yo kumenya ijambo ry'Imana gusa, ahubwo tukanaryizera mu mitima yacu. Reka dusoreze aha ngaha, dusenge, tuzakomeza ubutaha. Uhoraho mu Imana yacu, turagushimiye, turaguhimbaje muri iki gitondo cyiza. Igituma twizera mwami ni kugira ngo tubone imirimo yawe ku iherezo, kandi kugira ngo tubone imirimo yawe ni uko tubanza kwizera ijambo ryawe. Kugira ngo twizere ijambo ryawe, rigomba kugera mu mitima yacu, ntirihagame gusa mu bumenyi no kuryibuka. Urakoze rero mwami ko uri kumwe natwe mu itorero ngo waduhereyemo byose dukeneye. Niringiye ko tuzakomeza kubona ubuhamya bw'imirimo yawe, tuzakomeza kubona imigisha yawe umunsi ku munsi. Fasha bene data bose aho bari, mwami uzi urugamba barimo, ubarinde, ubane nabo, ubahe ubwenge, cyane cyane ukomeze ubahe imyumvire y'umwuka yo guha agaciro ijambo ryawe, no guterana, no gusabana. Dusabiye n'abagaragu bawe bari hose, umugaragu uri hanze mu gihugu n'abari mu gihugu, bari mu mirimo itandukanye hirya no hino, nabo mwami ukomeze ubafashe, ubarinde, babereho kugira ngo bayobore imitima yacu, batuyobore mu kwizera, bityo mwami nabo tubasabire umugisha. Abarwaye mwami ubahe umutima ukomeye, ubahe kwizera isezerano ryawe. Abashonje ubahe ibyo barya. Abafite ibibazo byose bitandukanye mwami urabizi, ubare wowe kubagenera igisubizo gikwiye. Turagushimiye, turaguhimbaje, dusenze byose twizeye mu izina rya Yesu. Amen.